muhereza sibyo reka rero ndakwiyaga tukubujijura uri mama suri data ndi mukuru wawe ibyo tugomba no kubyubaha papa sinawe umenya amahitamo ngomba gufata na ayo mahitamo nayo dushaka ayo mahitamo hagara hano banze unyumve neza kuko ushobora kuzicuza sibyo ushobora ko wakunyumvira ukazicuza utarigira inama nzima nimba uri mukuru wanje ngo mbone ko wigira inama nzima ushaka ko ngugiriye ko nigiriye inama se yo gukuna n'abamotari iyo niyo nama nzima wakoze si ubundi mutara gutwaye ntawe dukeneye kari agutwaye ntawe dukeneye uwo motari ese ubundi niho uzabujya gukundana ntabwo tumukeneye izo nkundo zawe na motari nukeneye gukundana nawe uzasohoke muri inzu ugenda ndikubwiye nka mukuru wawe ngaho vuga ibyo vuga nari okay ndikubwiye nka mukuru wawe ntabwo nshaka motari muri iyi nzu ntazahagaruke niba ari nawe akuzana ajya kugeza kuri kiriya gipangu cy'abaturanyi ntakakugeza no ku cyacu ibyo ni kubyumva ntakakugeza no ku cyacu washoje ntabwo nacanga ngenda ntabwo birangije ibyo uri kumbwira uzana kubibwira mama kuko namaze kumubwira kuri wowe na motari afite umukora witwa motari ese motari si umuntu nk'abandi ubundi se kuba atwara moto bisobanuye iki bisobanuye ko ari motari n'undi se bimutwaye iki ntabwo tumushaka ubundi se mbanye nawe ko yabatunze njyewe yabatunze wowe kandi utazabana nawe uzabana nawe se gute ntabwo bizakunda ariko rero cyane niko bitekereza cyane kereka niba kari neza aba narapfuye cyangwa ntakiri mukuru wawe twara kubyarutse sibyo kuko uzi ko wagira ngo witege na mama kuko nabafatanyije nawe barambyara witege Broski genda gakeya ahubwo ari wo iyo myaka nibiri kwirukanka kwerekeza mu motari n'abanyonzi ntabwo tubakeneye bro ntabwo tubakeneye cishwa hano ugenda cishwa aho ugende se kari uramba cishwa aho mane ibyo kuko babaza se ngende motari namukuru wanjye nakabaye cishwa aho winjire gusa motari zakwishura unyishura ibiki se ngaho zakundana na motari ntabwo zakundana n'umunyonzi stop sone rega yego umusore amurya neza Vamos. Utajya wica gahunda pe. Ntabwo njya nica gahunda rwose. Iyo numvikanye n'umuntu kugira icyo nkora ndabyubahiriza. Umeze neza se? Meze neza nawe meze neza. Nta kibazo. Mbona uri kunywa fantasy. Niko nahisemo cyangwa niko ntangiriyeho. Igihe naza gukomereza. Wari uri mu dukiza. Hari umwana ndi gufasha gukora ka assignment bari babaye ku ishuri. Mbona ari kubigeraho akabazo numbwira nka ngufashe. Noneho nzamusobanurira ibyo ari byo nyuma ariko namufashije. Reka mbe bisize no ku ruhande twiganire. Ese wari ubisoje? Hasigaye utuntu dukeya nzaba mbimwoherereza. Ugira utya rero utakanya kanyenda kakugeneye? Ku bantu mbona bagakwiriye. Hari n'abantu baba badakwiriye umwanya wawe. Hari umuntu ushobora guha umwanya ukabona nta kintu kizima ukoresheje yafashijemo gusa. None se niki gikuha icyizere ko njyewe ntari buze kugutenguha? Oya we ntabwo wabikora. Ko bigaragara nyine ntabwo wabikora. Urabona ndasa nk'umuntu wagutenguha? Oya biragoye. Nanjye ndaza kwitwararika kugira ngo icyo cyizere nkigumane. Urumva se? Uri umunyabwenge pe. Nyine ushobora nawe kubwiye kumusanga nakubwira ushobora kuba uri umuntu udasanzwe. Mbwira rero ukuntu ndasanzwe. Cya gihe ndabyibutse warambwiye ngo ugiye kubitekerezaho ntabwo uzi ikintu uri kubona kidasanzwe kuri njye. Nteze amatwi noneho mbwira. Si ibyo se maze kukubwira umunyabwenge. Nyine ugira amagambo make, amagambo arimo ubwenge. Uyu munsi ndumva nshaka ko kubona udakoresha ubwenge. Nkaganira ibyo ndi kwiyumva. Ntabwo byakunda. Kubera iki se uvuga ngo ntibyakunda? Anyway simbizi wasanga byanakunda.
icyo mba ntekereza umuntu aba akwiye kuba ahantu yumva yishimiye ndumva nishimiye kuba turi kumwe pe ntabwo ari ubwa mbere duhuye ikintu cya mbere cyanshimishije ni uko ntabwo nabigizemo uruhare ni wowe ibaze ko na nimero yawe ntayo wari ariko nyine ninjye watinze kuguhamagara urumva naguhaye nimero yanjye uhita wigendera ndavuga ntubone ko washatse ko bimera bana nagumye mbizirikana ndatekerezaho ntabwo nari kubura kukumvisha nakwizera ko aka kanya se tuzakomeza kujya tukabona ubu ni buri weekend ngomba kuba buri weekend ayo mahirwe rwose bo weekend nakubwiye ko nta gahunda nyinshi mba mfite ko ubonye akanya tujye duhora twiganirira kenshi nyine weekend mba ndi mu rugo rero nyine tuzajya tubonana uko muzaba mubishyizemo nanjye ndahari nyuma y'akandi kazi gasanzwe nshobora kuboneka kandi nyine tuzakomeza nanjye nkunda abantu tuba tuganira murakoze cyane katwirenge rero tugatuma weekend zawe ko ziba ziryoshye n'ubundi nta zindi gahunda ubusanzwe uzigiramo nta gahunda ziba zirimo nyine ntabwo nko mu migezi bafite akazi kenshi ariko bya weekend urumva n'ibyo naba nipangiye yabura utundi tuntu nkora ariko nibyo mba nipangiye ntabwo ari ntabwo buri kunshira amakenga nta kibazo muri utwo twose harimo akatumye duhura harimo akambuje nawe kandi ako niko k'ingenzi tuzashaka ubundi buryo twongera guhura neza cyane kari uri hano Marius muraziranye se uyu ni umuganga iwacu ku kazi umushuti wanjye ngaho ni amata by'aya mavuta gute yego kumara ndakwishimiye Marius murakoze cyane yego murakorana turakorana uyu nanjye ni imfura yanjye Karine uri kumbeshya ariko ndumva ntunguwe none se ufite umwana ungana gutya ni imfura yanjye wabonaga mama ari umwana ariko disi muranasa ariko birantunguye disi ahubwo se kukumana umusore mwiza nk'uyu utaranzanira ngo ndamutse mukaza kwiganirira nibyo twari turimo azaza dusore vuba cyane ndakwishimiye rero mama usanga turimo gutaha muragiye by the way murasa neza ariko namwe muragiye gera mu rugo rero uyu ni wa mubyeyi nababwiraga tugiye kubona muganga wigeze kumfatira ibizamini uyu mwana wawe namufatira ibizamini niyo mpamvu ntunguwe uribaza ndumva mbyishimiye twese tubashije rwose gore nanjye nishimiye kubamenya ndabona mwe muniyicariye ahantu heza ubwo niba mufatiyeho reka tuganire yenda gusangayo rwose hanyuma ni karibu iwacu uzisanga dusure ntimukajye muhurira aha natwe tuba tubakeneye nta kibazo azanyereka inzira rwose sawa imana ibarinde mukomere ngaho bayi yego urantunguye pe aje gukoresha check up ubwo niho yamenyaniye n'uyu musore noneho ahubwo ikintu kintangaje ni ukuntu nje hasanga Marius araha ugahita umbwira ngo uriya ni umukobwa wawe se ni imfura yanjye uzi ko utabimenya mfite na murumuna we bajya kungana buriya isi babyakira gute aha iyo utinze birapfa iyi nafatiyeho hanyuma se mwana we reka twe gutinda ndashaka ko iriya gahunda uyu mushinga tuwunoza ejo tukazajya kureba noteri akadusinyira tukagura kiriya kibanza tukazamuramo inyubako ariko y'ubucuruzi mushinga ni muzima pe kuko kiriya kibanza kiri ahantu heza pe neza turabakiriza iki wa masitro ikonje mwebwe nanjye ndanywa citron
Cedrick. urumva njye nagira ngo tubinoze neza tumenye ngo twazakora flow zingahe tuhamagara engineer nitumara kuva kwa noteri aturebera inyubako n'imiryango yayo irimo niba twazunguka ikintu cyiza gihari savuka ego nshinze avuga ntabwo wasuzanya gisera abo turakumburanye ubundi se uvuye ko ese twirirwanye turi gutembera imitembere uharaye byageze bite uvuye he ninde ngo mwatemberana ibi se mbwira ese kuri kwiga ko numva ufite ushaka kumva udukuru twinshi mbwira mwana mbwira va muri kandi mubwira ko mvuye gutembera nyine uvanyeyo nande ntabwo wagenda wenyine niyo kanzu yambikishijwe iri sexy bifite ikindi kintu bisobanuye mbwira wakibwiye so twasohokanye ko bizi ko nta rukundo mbamo ndimwe umvanye kora ni sawa mbuye guhura na king of the earth umececetse gatoya wose ninde umaze kugira umwami w'isi isi se wowe warayikodesheje ku buryo ninde wagutoresheje abami b'isi mani bwira ava muri ibyo ngibyo shari ni cyubahiro papa yanga nagiye turasohoka ariko ese basi akwiyumvamo nk'uko umwiyumvamo mbabona wahiye itegeko se ko nawe anyiyumvamo uri kwihoma oya ntabwo ari ukwihoma umuntu wihoma hose yaguha umwanya ashobora kuwuguha just kugira ngo nyine atagukoze isuku ni akazi kajya akomeza wume nta ribi ahubwo reka mubwire ibyambayeho tugenda aho nari nasohokeye mu cyubahiro tukimara kwicara mbona mama mama na wa mudogiteri nyine bigeze kumfatira ibizamini nabo barinjiye urabizi kujya ahantu tutabwiye mama sheri barinjiye mama zo batera mu gasozi nari nzi ko agiye kugira gute kuntuka akankoza isoni mama nabonye aje yishimira umuhungu shacyo kuzushobora kugeza ahantu ho gushaka ubwo mama yagufatiye ahantu agahita kwihanganira aramwishimira arambwira uyu musore mwiza gutya ni gute utaramuzana mu rugo hadusuhuze my god nahise ngira gutya ndamureba mu maso mamazi niwe mama nde mama Karine na Janice mama yarahindutse asa buriya yarahindutse cyane twe dushaje kimwe muri byo hari icyabaye shese wacecetse nkabanza nkasoza inkuru mama ari wenge cyo koza mbonye nahita ajya munsi y'imeza hano gutya nkabura sheri kuko do amarira yatakara nkaba igicucu barambaza iki motari aramwishimira wararimo wateje wangegeramo uri kumva kankomeza kubera ko uri umuganga kameze nk'itererizaje ibirere wabigejeje genda gake shumi yawe komeza mu magare n'amamoto yawe amagare abaje amata wangegera mama aramwishimira ambwira ko kitaramuzana mu rugo kadusuhuze uwo mu dogiteri bari kumwe akamubwira ati sha nanjye umusore turakorana baraganira ariko nibuze ikintu nakunze sheri umwana nk'uru rugo harimo ubukwe umwana w'umusore save the date iri hehe afite iki afite kubaha afite amagambo arimo ubwenge afite kumvira akusha na motari aritonda sha umwana ntitukavuga abaganga ngo uzane na motari ako se Janine ese ushaka ko kambaze nkubaze oya ari kamaze nkubaze kuvukana n'iki wangegera
harya ngo mutu wanjye yewe ntabwo nakubujije motari wawe komezanya nawe ariko ntazaza muri uru rugo ntuzamushakira muri uru rugo kuko ndabizi na mama ntazagushyigikira noneho papa we nahagera my god igona reka mbaze mubaze mabitiwe serious uje muri ibyo komezanya na motari wawe nawe ukuza urukundo ubundi asibye bicurane ko utavuye hano bifite wabikuye n'amagripe sheri ni kubera ibyo bicurane wabikuye hehe mbese urumva nabikuye ni imbeho nose hanje ntihakonje ni impamvu y'imbeho aka kanya ugiye usurwa ninde wabikwanda erega reba hano nambaye biri ninde wakwanduje bicurane kandi wagiye wisize ruje sheri ko tuvukana koko kubizi ko nta na ruje ngira usibye izawe nyine wari wayibye yanjye urayise Munise ko nagiye wagiye gusenga wabibonye he? Reka nkubwire ndagukimanga. Shaya wakipe ubwo bugoryi bwo uzabwigumanira. Mani umva ndashaka kubaza ikintu mani kiri seri. Urimo urashaka ngo tubitambuke bandi. Oya mani. Ruje wagiye wisize cyane. Nta ruje nisize mani. Ese kubihakana. Noneho nayisize ushaka iki nayihanagura. Sibyo bashaka kumva se. Mwana shimwe yatamutse rero reka ngo bazibyange. Naho bina mubito. Mukambira bya muto. Mwana. Ubundi wa mugani kwa nuko wakunze motari. Niyo mpamvu wamuretse mubito mwapfuye. Ko nta kintu kizimwigeze umbwira mwapfuye. Urumva ushaka kumenya icyo nakwenda mubito se. Ngiye ibintu yambwiye n'ibintu ntumvisha ari ibintu muta ko yambwiye ngo yishe gahunda zawe kandi nabwo ku mpamvu za boss wese musaba guprintinga ibintu ngo bimuhereze nahindi mpamvu yarwaye sha ntayo pe kandi iyo mpamvu ndumva ntabwo yagutandukanya na Nkubito rwose uri gutekereza neza uratekereza iyo mpamvu iri mu mpamvu nari burekane na Nkubito nyine nanjye nibyo nkeneye nicyo kintu nkeneye kumenya mwapfuye kuko iyo iri mu mpamvu mutapfa pe yatumye nejo undi musohora kuri yabigeze hari kare mubwire ijambo rimwe nasubira kuvuga kuri ibi bintu gusobanurira impamvu zatumye nandukana na Nkubito ntabwo wazigiye usubira na gato kuvuga ijambo Nkubito ariko kuko numva nashaka kubiganiraho nshobora kukureka tunaribe tubyore reka tureke ibyo tuniganirira iby'umushinga ahubwo tuzakomereza ejo kwa noteri wowe se bite famiye muri aho sha bimeze neza umugabo amaze iminsi ari gukorera mu ntara nk'uko nabikubwiye ya aza weekend njye se si uko ntamaze iminsi hanze yagiye kureba imari ariko urumva tugize amahirwe bazazira rimwe ibyishimo cyane naho ubundi mva njyewe burakurera abana b'abakobwa bisaba izindi mbaraga niyo mpamvu usanga nyine ndi busy biba bisaba ngo mve mu kazi ngende mbaganirize yego murabona batangiye ibintu byo gukundana ntabwo biba byoroshye ufite abakobwa b'inkumi ahubwo ntabwo umuntu yaba agukekera pe ariko nanjye ni rwo rugendo narirondereje ariko ndakuze ariko ku buzima bwacu biraryoshye cyane burankunda ibintu bikonje nubwo njya ngira amasinezite ariko ibintu bishyushye byarananiye rega buriya ibintu bikonje bigera ku nyota igashira ikagira iki ariko tugomba gukora cyane buryo ki kiriya kibanza tugitsindira nabonye gikenewe n'abantu benshi inkoko niyo ngoma ahubwo niko bimeze hamwe no gusenga kuko buriya nabonye uriya mugabo nawe ameze nabi aragikeneye ese ugira ngo ngenda byama urebye nabi yarara yishyuye yewega nanjye ntabwo ndyama saa 9 mba nabyutse ndi gusenga nkavuga rega tugomba gutera imbere nk'abagore rega buriya umugore ukora biragoye kubona umugabo ariko kunyuzamo ijisho umusaba buri kimwe cyose ni ukwiyubaka buriya niyo mpamvu nkora buri kimwe cyose kugira ngo ntasaba umugabo abana bakeneye umugati abana bakeneye ufite abakobwa b'imfura sibyo se sibyo uyu urabona gufata amafaranga ukabika kuri banki kandi ibikorwa remezo birahari hakenewe ibintu urabona ko kari agace gakenewemo
inyubako y'ubucuruzi twazareba uburyo na furo imwe tuyihindura isoko noneho bakajya bafatamo ibibanza urumva tutazunguka usigaye ubona ukuntu imbuto zigezweho bafata space nini bakayigira nk'iy'imbuto ahubwo tugire vuba ahubwo ubu ndumva turi gutinda tugire tuve hano rero weho wabashije no kujya mu kazi uyu munsi ariko njye niriwe mu rugo ndimo nkurikirana ibya bari abakobwa banjye mfite umukobwa w'umukozi mu rugo ni umutantine mwiza aradusetsa dufata umunsi wo kwirirwa duseka ndamugukumbuje ujya kubona ukabona umwuko ukabona je n'agasafuriya ari kurya muri salo amvura stress cyane ariko disi uzapanguza udusura reka tugende nanjye ngire ibyo njya gutunganya mu rugo yego bakoze ibihe byiza rero ubwo ni aha mu gitondo nta kibazo kuko niyo ngoma yego kandi wakoze cyane kwihangana nakereweho gatoya seriveri urazahinda karanyagwa ibyo byose ni agahinda mabuja ndasaba ijambo ngere rwose mubari mu ijambo pe muranyemereye mvuge